murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero atijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma ntukarire ukomeze nturorere kwiringira tugezi igihe uzagerayo ku munsi uhoraho murwanyi we cyo mbwira nawe ansubiza itonze ati dore urugamba ruzashira guma mu ntambara ntubabare wihangane ntureke imirimo yawe tuzabo n'igihembo kiza nidutabaruka. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ndanezerewe cyane kongera kugaruka kugana namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twatangiye twibaza niba abakizwa ari bake muri iki gihe. Twakomeje tuganira ibirebana no kwinjira mu irembo rifunganye, ndetse dukomeza tuganira ku birebana no kugenda mu nzira ifunganye. Hanyuma tuza kubona yuko umwuka ashaka kutwigisha ku bijyanye n'abanzi batatu dufite muri uru rugendo. Kandi abatubanjirije bose intwari zo kwizerwa zahuye n'aba banzi batatu, kandi zarwanye intambara nziza, zibika zirinda ibyo kwizera, zitabaruka ari intwari. Natwe rero birashoboka. Abo banzi batatu ni Satani, n'isi, ni umubiri. Abo twabonye ko aribo banzi dufite abana b'Imana. Kugeza uyu munsi twabonye abanzi babiri. Twabonye uburyo Satani n'abadayimoni ari abanzi b'Imana n'abanzi b'abana b'Imana. Twabonye kandi n'uburyo umubiri na kamere ari abanzi bacu muri iyi nzira. Wenda ntabwo twagiye mu by'ubuzima busanzwe ngo tuvuge ukuntu umubiri ujya urwara, tuvuge ukuntu umubiri ujya usonza, tuvuge ukuntu tujya twifuza ibintu ntitubibone. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko hari ukuntu Imana yashyize mu mutima wanjye ijambo, kandi iryo jambo naribasangije nk'uko narihawe rwose. Uyu munsi rero turaganira ku birebana n'uburyo isi ari umwanzi w'abagenzi bajya mu ijuru. Isi ni umwanzi w'abagenzi bajya mu ijuru. Niba abantu batabona ko isi ari umwanzi w'abagenzi bajya mu ijuru, nkeka ko abantu babibona, abantu barabizi. Ndashaka gusoma ahantu hatatu, kandi hari uburyo ndi buganire namwe muri iri jambo. Wenda iyo abantu bumvise wenda inyigisho cyangwa ikibwirizwa kivuga ku kuntu isi ari umwanzi w'abana b'Imana, w'abantu bafite urugendo rujya mu ijuru, umuntu ahita yumva intambara, agahita yumva ukuntu abantu banga abana b'Imana bajya mu ijuru. Umuntu agahita yumva indwara z'ibyorezo, umuntu agahita yumva ibintu nk'ibyo ngibyo bihita biza gutyo nyine vuba vuba, bihita biza mu bwonko abantu tumenyereye. Ariko isi rero
ifite ubwenge bwinshi cyane kandi ifite imikorere imyinshi irihishe ku buryo abana b'Imana ubwabo bari maso nibo babibona kandi bakabijukirwa, ndetse n'uburyo isi igiye kuba umwanzi w'abagenzi bajya mu ijuru ni uburyo butazaba bugaragara, buzaba buri muri sisiteme y'imikorere y'isi, ku buryo bitazajya biza bihorera bikubita ku buryo abantu babibona, kereka bazaba bari maso gusa. Kuganiriza abantu rero umuntu akabivuga nk'umuvugabutumwa avuga ibiryo ngo impuha z'intambara, inzara, ibyorezo, hanyuma imitingito, bla bla bla, ibyo ngibyo ni ibintu abantu barabisobanukiwe, ariko ndashaka kubabwira nanone isi turwana nayo iyo ariyo ni isi iyihinduriza kandi Satani ari mu gukoreramo mu buryo butangaje cyane. Reka nsome nihuse amagambo muri Zaburi igice cya 84 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Ibintu bibiri, ugufitemo imbaraga kandi akaba afite inzira z'igisiyoni mu mitima ye. Iyo tuvuze mu mitima ye rero hano ntabwo ari mu mutima we. Ndasoma irindi jambo riri mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 2 umurongo wa 15 haravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi, ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese nikuba kuri muri we. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Ndashaka gusoma ijambo Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14. Haravuga ngo ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wanteye ku iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wanteye ku iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabibera nk'ubambwe. Haleluya. Uwabatinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mwami ujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have
bwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mu ijuru. Have wa bwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mu ijuru. Haleluya. Uyu munsi turaganira ku gice cya gatatu cy'umwanzi w'abana b'Imana ari we isi. Isi ni umwanzi w'abana b'Imana. Isi ni umwanzi w'abantu bafite inzira igisiyoni ijya mu ijuru. Isi ni umwanzi w'abantu bategereje Yesu Kristo. Isi ni umwanzi wa Yesu, ni umwanzi w'Imana. nta cooperation, nta relationship, nta friendship, nta mubano, nta mushyikirano, nta rukundo tugomba kugirana n'isi. Umwizera nyakuri wese, umwana w'Imana, uwanditse muri cya gitabo cy'ubugingo, ufite inzira z'igisiyoni, ahora mu ntambara. Ahora mu ntambara na Satani, ahora mu ntambara n'umubiri na kamere, ahora mu ntambara n'isi n'ab'isi n'iby'isi. Ahora mu ntambara n'iki? N'ab'isi n'iby'isi n'isi. Mu ntambara arwana n'abanzi batatu ari bo Satani, umubiri n'isi. Twamaze kubona mu buryo busobanutse uburyo Satani ari umwanzi n'umubiri na kamera ari abanzi b'umugeni wa Kristo. Akoresha ashaka kwica ubukwe bwacu. Akoresha abadayimoni Satani, agakoresha isi, agakoresha n'umubiri kugira ngo atwicire ubukwe. Haleluya. Atwicire ubukwe kuko turenda gutaha ubukwe. Umwami Yesu ari mu gutegura ubukwe. Ni umukwe aranda kuza gutwara twebwe umugeni we. Iki ni igihe cyo kwirimbisha rero. Ibuka ukuntu umugeni yirimbisha igihe ari mu kwitegura ubukwe. Ibuka umugeni ukuntu yirinda igihe ari kwitegura ubukwe. Ibuka umugeni ukuntu iyo bavuga ngo yagiye gutinyishwa, ukuntu bamuvanye mu isi bakamujyana ahantu amara ari mu gutegurwa, ari mu kurimbishwa. Iki gihe ni igihe cyo kurimbishwa k'umugeni, si igihe cyo kwanduzwa. Haleluya. Ni iby'isi. Ubukwe bwo ntiyabwica Satani. Yagerageje kubwica ashaka kwica umwami Yesu Kristo avukira mu isi kugira ngo aducungure biranga. Yagize ngo aramwishe ku musaraba agira ngo ibyo birarangiye, ariko ku munsi wa gatatu arazuka n'insinzi, atsinze urupfu. Ngo ubu mumenye yuko urupfu nta rutabi rubafiteho abana b'Imana. Nibwo byo byiringiro byacu dufite mu muzuko wa Yesu Kristo. Ubukwe rero ubwo ntabwo yabwica kuko buzaba byanze bikunze. Ahubwo Satani akora uko ashoboye, akoresha imyuka mibi cyangwa abadayimoni arizo ngabo ze, kamere n'isi, kugira ngo utazataha ubukwe Yesu arimo gutegura. Ugomba kwitonda, ugomba kubimenya, ugomba kubizirikana. Umunsi ku wundi wajya mu birori ukabimenya, wajya mu rusengero ukabimenya, wajya ku kazi ukabimenya, wajya kuguhaha ukabimenya, uko telefona kuvugana n'abantu ukamenya ngo Satani buri ntambwe yose arashaka kukwicira umumaro, arashaka kukwicira ubukwe. Ashaka kwanduza imyenda yawe yo gutaha ubukwe, arashaka kuyitera ibizinga. Isi ni umwanzi w'abana b'Imana kuko ari umwanzi w'umusaraba. Niba uri umwana w'Imana, menya ko isi ikwanga. Menya ko isi ikwanga. Ntiyigeze ikunda abakozi b'Imana, yishe abakunzi b'umusaraba benshi cyane.
isi ntabwo yigeze ikunda abana b'Imana, ntishobora no kubakunda, kuko umwijima ntushobora gukundana, kugirana cooperation, kugira umubano n'imishyikirano n'umucyo. Niba uri umwana w'Imana, menya ko isi ikwanga. Nubona ukundanye n'isi, nubona ukunze iby'isi, nubona mucamatanyemo urutoki ku rundi, umenye ngo buriya rero ufite ikibazo cyo kujya mu ijuru. Bamwe bagaburiwe intare, abandi Satani abateka mu mavuta, abandi irababamba ibicira mu buroko, abandi kubw'umusaraba, abandi yabakoze iby'imfurambi, yabakoze ibintu bibi cyane. Menya yuko kuba umusaraba wa Yesu Kristo ari ikimenyetso kikuriho, icyo kimenyetso ubwacyo kizagutera ikibazo, ntabwo kizagutera amahoro muri iyi si. Nta mahoro yo muri iyi si, nta mahoro ahari. Uwavuga ngo nguwe neza, mfite amahoro muri iyi si, ngo namushyiraho akabazo ngo uyu nguyu ashobora kuba adafite inzira ijya i Siyoni, kuko niba ucamatanye, ufitanye umubano mwiza, ukundanye n'isi, ubwo rero ufite ikibazo gikomeye. Ijambo isi rikoreshwa mu buryo bwinshi muri Bibiliya. Rimwe na rimwe rivuga isi yaremwe, ni ukuvuga imisozi, ibibaya, ibiriho byose, inyanja, inzuzi, ibirunga, ibiti, inyamaswa, izuba, ukwezi. Isi muri Bibiliya ishobora kuvuga ibyo ngibyo, ariko ibyo byose ntabwo ari ikigeragezo mu rugendo rwacu, ntabwo biduteye ikibazo. Ahandi isi ikavuga abantu batuye iyi si, kandi Imana ikunda abatuye isi, kandi natwe tugomba kubakunda rwose dukurikije urugero rwiza rw'Imana, kuko yakunze abari mu isi cyane, ikunda abari mu isi. Natwe tugomba kubakunda, ntabwo tugomba kubabona nk'abanzi. Isi tutagomba gukunda, isi tutagomba gukunda, isi tutagomba gukundana, ni uburyo bwo kugirana umubano nayo. Ni inzira zishingiye ku mikorere y'umuntu ihakana kandi ikarwanya Imana, y'ibikorwa birwanya ubushake bw'Imana muri twe. Ni ubuzima bujyanye no gushimisha kamere y'umuntu wa Adamu wa mbere. Ubwo buzima tugomba kubwanga, kuko hano isi hari ibishimisha kamere ya Adamu wa mbere. Ngiyi si tutagomba gukundana nayo, ngiyi si tutagomba gusabana no gushyikirana, cyangwa se gukurikiza amahame n'imikorere bya Satani yashyize muri sisiteme z'isi, z'imikorere y'isi, kandi ni mu bikorwa bigiye bitandukanye. Iyo mikorere iri muri sisiteme z'isi uzazibona mu buryo bugiye butandukanye no mu buzima bugiye butandukanye. Uzazibona mu bucuruzi, uzibone muri za politike, uzibone muri sisiteme, mu bikorwa by'ubuzima, ubibone mu bikorwa mu mashuri, ubibone mu kazi, ubibone hehe na hehe. Sisiteme Satani yagiye ayishyiraho ahantu hagiye hatandukanye, ku buryo ubona ko bigoye. Uzabibona muri za media, mu itangazamakuru, hano ntabwo tuba tuvuga radiyo na televiziyo gusa, ahubwo ni muri ibyo byose, na za WhatsApp, za Facebook, za hehe, ibyo muri tekinoloji. Satani yashyize sisiteme y'imikorere ye irwanya Imana, kandi irwanya Imana ibiturwanya natwe, kuko turi ab'Imana. Dufite sisiteme y'ijuru, dufite uburyo bw'imikorere bwo mu bwami bw'Imana, ku buryo imikorere yo muri iyi si iratubangamira, imivugire ikatubangamira.
ugomba kubimenya. Ni ibintu byose bigaburira amarangamutima ya kamere n'ibyiyumviro bituma imirimo ya kamere ikorera muri wowe. Ibyo ugomba kubyanga no kubigendera kure. Ibyo rero reka dusome mu Bagalatiya, kuko hano iyo tuvuga ngo ibintu byose bituma kamere igaburirwa kugira ngo irwanye ubushake bw'Imana muri wowe, ubisanga mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 26. haravuga ngo gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Satani rero akora ku ibyo bintu bigenda biboneka kandi uzahura nabyo mu buzima ubamo bwa buri munsi. Uzajya ku isoko ujye kubona uhuye nabyo, ujye mu kazi ubona uhuye nabyo, ujye ahantu hose hagiye hatandukanye, kereka hatari icyaremwe cyitwa umuntu. Ariko ntabwo bigarukira kuri ibyo byonyine gusa. Uzabonamo nko kubeshya, kugambana, kwiba, kuriganya, kwifuza kubi, ubuhehesi, kwihakana Imana, gupfobya no gutuka Imana, kwishyira hejuru, ubwibone, kwica, gusebanya, kuramya abadayimoni, guterekera, kuraguza, guca inzaratsi, gushikisha n'ibindi. Kandi rero ibyo bintu yagiye abishyira ahantu hatandukanye mu isi ho mu buzima bw'iyi si. Isi ni amahame n'imikorere n'imbaraga zo kwikunda no gukunda iby'isi bihaza kwifuza kwa kamere ikora icyaha. Ni uburyo bwo kubaho ubuzima butuma twimura Imana. Ngisi bisozereza mu kuva mu mahame y'indangagaciro z'abantu bajya mu ijuru, z'abana b'Imana, z'abanyamwuka. Ubona Satani yarashyize mu buryo bugiye butandukanye n'ahantu hatandukanye ibintu bituma wava mu ndangagaciro za gikristo z'abana b'Imana, z'abantu bajya mu ijuru mu buryo bworoshye, ubibona cyangwa utanabibona. Iyo utabaye maso ujya gusanga nawe ugasanga wabaye nk'isi, uravuga nk'isi, uratekereza nk'isi, uragambirira nk'isi, urabona ibintu nk'isi. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 16 na 17 haravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Haleluya. Ngiyi isi iduha, hano rero turabonamo ibice bitatu. Hano Yohana araduhamo ibice bitatu bigaragaza isi. Icya mbere irari ry'umubiri, irari ry'amaso, kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi cyangwa bituruka mu isi. Ibyo byiciro bitatu ubibona mu buzima bw'abantu bagiye batandukanye, kandi nawe iyo utarebye utabaye maso ujya kwibona ukibona muri ubwo buzima. Hari ibyiciro rero bibiri by'abanzi bacu. Muri aba banzi batatu, umwe adutuyemo tugendana nawe, abandi babiri bari hanze yacu twebwe nk'umuntu. Hari ibiterwa na kamere n'umubiri bituruka imbere muri twe, hari n'ibiterwa na Satani n'abadayimoni be, ariyo myuka mibi bituruka hanze, hakazaho n'iby'isi no kwifuza kwayo bituruka hanze.
bibiri bituruka hanze, ikindi kituye muri twe, turagendana. Aho uri hose muba muri kumwe, waba uri mu buriri mukaba muri kumwe, waba uri mu isoko mukaba muri kumwe, waba uri mu kazi, waba uryamye, waba uri mu gufungura ku meza, waba aho uri hose muragendana. Ariko abandi banzi babiri bo ubasanga aho ugiye hose, cyangwa ntunahabasanga, ariko undi umwe ari we kamere n'umubiri muragendana. Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mwimbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Imvugo ab'iki gihe ntabwo ari nshya, kuko n'Abanyarwanda baravuga ngo nta ngoma itagira bubu. Ni umugani usobanutse kandi abantu barawuzi. Akenshi babaga bavuga cyangwa babaga bashaka kuvuga abantu bataye umuco. Iyo bavugaga ngo nta ngoma itagira abubu, buri gihe, buri kinyejana, buri gisekuru iyo bawukoresha, nuko babaga bashaka kuvuga abantu bataye umuco, bakora ibyo kutiyubaha, ibyigenge, abananiranye, bitwara uko bidakwiriye ubumuntu, akenshi bitari indangagaciro za gikristo. Niyo mpamvu Pawulo yibutsaga abakristo kutitwara nk'ab'icyo gihe. Pawulo yandikaga urwo rwandiko, kutifata nk'abo kandi utari bo, kandi udashobora no kuba bo, kwigaragaza uko utari, kwiyambika indi shusho itari iyawe, kugira imyitwarire n'imikorere itari iyo mu buzima bwawe, gukora ibyo abagomera Imana bakora, kwica indangagaciro z'abana b'Imana, ikigaragaza ukigaragaza nk'ukorera Satani kandi witirirwa cyangwa uri mu murimo w'Imana. Ab'iki gihe cya Pawulo bari bantu ki, ku buryo yabuzaga abakristo b'icyo gihe kutitwara nk'ab'icyo gihe yandika. Ese ab'icyo gihe cya Pawulo bari bantu ki? Icya mbere, ubusambanyi n'uburaya bwo ku mugaragaro bwari buzwi, bugaragara, butihishira, ndetse bwari bwarahindutse igicuruzwa cyemewe na leta, ndetse cyemewe ntabwo navuga ngo cyemewe n'itorero, oya, ahubwo cyakorerwaga no mu itorero. Ariko itorero, abakristo nyabo, abanyamwuka bari barasohotse, ariko bisigaye bikorerwa no mu nsengero, ku buryo byinjiye no mu nsengero, bikajya bikorerwa no ku bibuga byo mu rusengero no mu mazu y'aho ngaho hakikije insengero, ndetse no mu rusengero, ku buryo habaga hari cyangwa se icyiciro hariya, wagenda ukahasanga indaya z'abagabo, indaya z'abagore mu rusengero. Cyari igihe gikomeye. So hariho ubwanganyi n'ubwicanyi, hariho ivangura rikomeye, kwirema ibice, kunenana no kwironda ku by'amoko, cyane cyane ahanini bitewe n'Abayuda
n'Abisirayeli banena abanyamahanga kuko nabo babonye agakiza. Hari ubujura no gukunda impiya kuzirutisha Imana, hari ugusenga no kuramya bigirwamana, hari ukuramya abantu no kubafata nk'imana zabo, urugero ni nka Sezari n'abandi. Hari gutwarwa no kuyoborwa na politike ya Kiroma kubw'amaronko, abantu ukabona barayiyobotse ndetse n'abakristu barayoba bayijyamo. Habagaho gutwarwa n'ubufindo n'imikino bakabisoresha ubusambanyi n'ibindi bikoze isoni. Hanyuma hari ukwirata ubukire kubugeraho binyuze mu nzira z'abadayimoni no kuvuga no kuvuga ko badakeneye Imana. Abantu barakize baradamara bakumva ntabwo bagikeneye Imana. So itorero icyo gihe ryari itorero ry'akazuyaze, ntabwo ryari rikonje cyangwa ngo ribire. Hari amadini y'inzanduka n'imyigishirize y'ubuyobe itandukanye na za filozofi zipfuye zirwanya Imana. So hari ukureba no gukora ibiteye isoni icyo gihe. Ab'iki gihe ni bantu ki se? Niba Pawulo yarandikiraga ab'icyo gihe bari bafite iyo shusho mbabwiye n'ibyo bintu bibaranga, noneho se ab'iki gihe ni gute iri jambo twebwe ritureba? Ab'iki gihe noneho nk'ubu Pawulo arutwandikiye yaba avuga yuko ab'iki gihe dusabwa kwitandukanya nabo kandi kutishushanya n'ab'iki gihe n'iyi si ngo tuyemere idutware itugire imbata. Pawulo twandikiye ubu yaba atubwira iki twebwe ab'iki gihe? So igihe Pawulo yandikiraga itorero ry'i Roma, ntaho n'impamvu yari abandikiye ntaho bitandukanye n'iki gihe tugezemo, ntaho bitandukanye na gato. Iriya lisiti y'ibintu 10 twavuze haruguru wabisanga no muri iki gihe, kandi mu bihugu byinshi, mu bihugu byose by'isi, ndetse ukongeraho n'ibindi byinshi bishya byaje byiyongera kuri biriya bintu 10, kuko biriya ni rusange n'uyu munsi wabibona muri iyi si turimo. So iki gihe ni igihe giheruka, ibyo bintu abantu bagomba kubyibuka. Ni igihe cy'iminsi ya nyuma mbere y'uko Yesu Kristo aza gutwara itorero. Ni igihe ibyahanuwe birimo gusohora byihuta, kandi ntabwo bisohorera ku nyamaswa, ntabwo bisohorera ku biti cyangwa ku butaka cyangwa amazi. Oya, bisohorera, ibyahanuwe birimo gusohorera ku bantu, abo mu nzu y'Imana batari maso nabo ibihe bibasohoreyeho. Iyo mvuze ngo bibasohoreyeho ni ukuvuga birabatwaye, bibajyanye mu isi, bibavanye mu nzira ifunganye, ahubwo barigira mu nzira ya gihogera, mu nzira ngari, ku buryo utabasha kubatandukanya n'ab'isi. Muri iki gihe abatizera batunga urutoki, avuga ngo niba ari ukwizera nka kanaka, niba ari ugukizwa niba hari naho bakivuga ibyo gukizwa, kuko hari n'ibihugu rwose ijambo gukizwa, iryo jambo ritavugwa, ritanazwi. No mu nsengero ukaba wajya gusenga mu nsengero nka 20 utari wumva ijambo gukizwa, ku buryo ab'isi badashobora kwizera Imana, kuko abo bagombye gufataho urugero babona basa cyangwa bakora kimwe. Nese niba ari abanganye nawe ukaba wangana, niba ari abasambanyi nawe ukabusambana, niba ari abanywi b'inzoga nawe ukaba ari umunywi w'inzoga, ndetse ukanywa na divayi zikubye inshuro 100 kugira rukoro. None se niba ari indyarya nawe ukabindyarya, none se niba ari ibi kandi nawe bakabikubonaho, biragoye ko abatizera bashobora kwizera. Ndetse usanga bari hanze y'itorero bavuga ngo ibyo twumva mu itorero, oya ntabwo nshaka kujya mu itorero, ahubwo niho hari ibibazo byinshi.
itorero ntabwo rikirigera, ntabwo rikigaragaza ishusho ya Kristo, ntabwo rikigaragaza Kristo mu isi, ntabwo rikiri umucyo mu isi kuko ritavangutse. ushaka isi nziza uyibona mu itorero. Ni igihe cy'itorero rya Laodikiya, nicyo gihe tugezemo, itorero rya Laodikiya n'ibiriranga byose. Iyo tuvuze itorero rya Laodikiya, abantu benshi batazi ubuhanuzi bwa Bibiliya byabagora kubyumva, kuko itorero rya Laodikiya ryatangiye mu 1900 rizageza ubwo umwami Yesu azaza gutwara itorero. Turi mu gihe cy'itorero rya Laodikiya, ko itorero rya Laodikiya rishushanya ibihe bya nyuma by'itorero n'ibihe bya nyuma by'isi, kuko icyo gihe cyatangiye mu 1900. Laodikiya yego ryari itorero rizwi, ariko ryashushanyaga cyangwa rishushanya ibihe biheruka by'itorero n'isi. Wenda mbanyuriremo gake mbasogongeze. Urumva itorero rya Efeso rishushanya itorero apostolike. Urumva ryatangiye muri 30 kugeza mu myaka 100 nyuma y'uko Yesu avuka. Hanyuma Simuruna akaba ari itorero ry'igihe cy'akarengane, ryatangiye mu myaka 100 kugeza 313 nyuma ya Yesu Kristo. Wabibona muri Bibiliya, gihe nikigera tuzabyiga kandi tuzabisoma. Pergamu ni itorero ry'ubwami bw'Abaroma, ryatangiye muri 313 kugeza muri 600 nyuma ya Yesu Kristo. Tiyatira ni itorero ni igihe cy'itorero hariho ubuyobozi bw'Abagatulika, ryatangiye muri 600 kugeza 1517 nyuma ya Yesu Kristo. Sarudi ni itorero ry'igihe cy'ububyutse rya Reforme, ryatangiye 1517 kugeza 1648 nyuma ya Yesu Kristo. Philadelphia ni igihe cy'abamisiyoneri, ni igihe cy'itorero misiyoneri, cyatangiye 1648 kugeza 1900. Noneho ubwo rero icyo gihe tugeze muri iki gihe turimo cyitwa Laodikiya, aricyo gihe cy'itorero, aricyo gishushanya igihe cyatangiye mu 1900 kugeza uyu munsi no kuzageza Yesu Kristo agarutse. Rero nashaka kubereka yuko ibi ni ibihe byagiye biranga ibihe by'itorero, kandi igihe cya nyuma n'igihe cya Laodikiya kigaragazwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Aricyo gihe turimo uyu munsi. Itorero rya Laodikiya rirangwa n'iki? Ari byo bintu biranga ibihe turimo, kandi isi turimo. Iyo isi turimo irangwa n'ibyo bintu, ariyo dusabwa kwitandukanya nayo, ntitube tugirana umubano nayo, kandi tukaba tuzi yuko ariyo si ishaka kutwanduza ngo itwicire umumaro, itwandurize imyenda, itwandurize kwitegura umwami wacu Yesu Kristo, kuko nta kindi gihe kizakurikiraho, nta gihari, nk'uko maze kubibereka. Ndashaka kubasomera mu bijyanye n'urwandiko Yesu Kristo yandikiye itorero rya Laodikiya. Wenda tuzabiganiraho mu magambo arambuye ibintu Yesu Kristo yandikiye itorero rya Laodikiya. Hari ibyo yarigaye, kandi aribwira yuko bakwiye kubikosora niba batabikosoye. Hanyuma hari imyanzuro Yesu azarifatira. Iyo usomye igice cya 3 cy'Ibyahishuwe uhereye ku murongo wa 14, ariko ndahera ku murongo wa 15, kuko yararibwiye ati, nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire,
iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyaze udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Umurongo wa 20, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Itorero rya Laodikiya rirangwa n'ibiki? Itorero rya Laodikiya tubonye ko rirangwa n'ibiki? Ikintu cya mbere ryari itorero ry'akazuyaze, ariryo torero Yesu yavugaga ko mu bihe bya nyuma yenda kuza itorero rizaba ari itorero ry'akazuyaze. Kandi uko niko biri mu matorero menshi, usanga harimo ntago habaho gukonja, ntihabaho no kubira, ni akazuyaze, itorero ry'akazuyaze hagati no hagati. So Yesu aravuga rero ati ubwo udakonje kandi ntubire, ndakuruka, I will vomit you. Nuvuga biramurya, biramururira mu nda, ntabwo Yesu agishimiye iryo torero, ayumva yariruka. Icya kabiri nuko azaba ari itorero rivuga ngo ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkenye. Kandi iryo niryo torero turimo uyu munsi, nibyo bihe turimo. Nibyo bihe turimo, aho abantu bavuga ngo dufite byose, turatunze, dufite amazu meza, dufite akazi keza, dufite amafaranga ku makonti, dufite amamodoka meza, dufite imirima, dufite ubucuruzi, turatunze. Ndetse muri ibi bihugu byateye imbere ho banavuga ko rwose badakeneye Imana, Imana ari iy'abakene, ari iy'abanyabibazo. Ndetse iyo uvuze ko ukunda Imana, uri umwana w'Imana, uri umukristo, bumva yuko hari ibibazo ufite ushakira ibisubizo mu Mana, byakunaniye gukora cyane ngo ubikemure. Ndisekera gusa iyo mbyumvise, niyo mbumvise, iyo utangiye kuzana iby'Imana, amarangamutima bavuga. So hanyuma icya gatatu ngo uri umutindi wo kubabarirwa, umukene wo kubabarirwa. Ndetse kavuga ngo nta nubwo ari ubukene gusa, ahubwo uri n'impumyi. Hariho kutareba, abantu bakavuga ko bareba ariko batareba, ari impumyi. Iyo rero Yesu avuga guki ibyahanuwe bivuga guki, ibyanditswe byera bivuga bitya, ntabwo aba ari aya maso ngo ntago ureba, ahubwo n'amaso y'umwuka yarahumye. Ndetse wambaye ubusa, you are very well naked, wambaye ubusa. Nuvuga iyo Yesu yarirebaga rino torero, kandi rikazaba rishushanywa n'itorero ryo mu gihe cya Laodikiya, ryo mu gihe cyacu uyu munsi, yaribonaga ryambaye ubusa, ritambaye. Rero iyo Yesu abona utambaye, nuvuga uba utambaye imyenda y'abana b'Imana bakuye ku musaraba. Abanza urwo rurimi rwimbitse hirya, ariko turaza kubisobanura. Ariko ikintu gikomeye cyane ijambo yaravuze ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Uyu murongo rero abavuga butumwa cyane cyane y'abantu batizi ibya Bibiliya barawica, bawusobanura mu buryo uko babyumva, ariko ntabwo akenshi ibisobanuro biba bitangwa ntabwo bari byo. Ntabwo Yesu abavuga ngo kingura dusangire, ngo kingura, ngo ninjire mu mutima wawe. Hano Yesu yashaka kuvuga ngo iri ni itorero Laodikiya, ni itorero ntarimo, ndi hanze. Nicyo bisobanuye. Hano rero mu minsi ya nyuma hazabaho amatorero aho Yesu ataririmo. Ntabwo ari Yesu we waritangije, ni iry'abantu, ndetse mo imbere Yesu ntarimo, ari hanze. Nicyo bivuze. Uyu murongo ni umurongo w'ingenzi cyane. Iki gihe kirangwa n'ibintu bikomeye cyane,
igihe turimo ni igihe kirimo ibintu by'ubutinganyi, ni igihe cyo kureba amafilimi y'urukozasoni na za porono. Iki gihe ni igihe cya tekinoloji iteye ubwoba, gifite za mediya ziteye ubwoba, aho abantu biyambika ubusa, bakambara ubusa ku mugaragaro. Ibice abantu bahishaga ubu ngubu basigaye babishyira ku isi. Abana ntibacyumvira ababyeyi, umugore n'umugabo ntibacyumvikana, ntibubahana. Hariho gufata ku ngufu abana bato, rimwe na rimwe bigakorwa n'abihaye Imana, gukuramo inda, kwica abana batari bavuka, mu yandi magambo ubujura no gukunda ubukire, kubura ku buryo n'abakristu amafaranga bayashakisha imbaraga niyo byaba yava ku badayimoni. Imyidagaduro n'imikino yasimbuye kujya mu guhimbaza Imana mu rusengero. Abantu ugasanga bari mu myidagaduro no mu mikino y'imyidagaduro, ntabwo abantu bakijya gusenga, babisimbuje gusenga Imana. Hariho ubusambanyi bw'indengakamere bwahindutse n'ubucuruzi, na za leta zikabwemera ndetse bakanabasoresha, mvuga barabemera. So hakabaho gukorana n'imyuka y'ikuzimu, cyangwa se n'abakoreshwa nayo, ndetse ugasanga nabo mu matorero bajya mu myuka no gukorana n'abadayimoni. Hariho ubukire buvuye ikuzimu kwa Satani, amadini ahakana Imana n'ibyanditswe byera, amadini atavuga umusaraba wa Yesu ndetse n'amadini arwanya Yesu Kristo, ba antikristo ubu ngubu barakora ku mugaragaro. Iyo usomenye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 4 muhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 16, haravuga gutya ngo nahateguye ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Turi mu minsi y'imperuka, ibyo cyo n'umupagani arakizi. Yabonye ibintu bikubita, akabona intambara, akumva higa impuha z'intambara, akabona ibyo indwara z'ibyorezo mu isi, akabona ubukene, akabona imitingito, barakanguka bakumva ko turi mu bihe by'imperuka. Ariko ni iki kindi babikoraho? Turi mu bihe by'imperuka. Pawulo yandikira Timoteyo igice cya mbere, urwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku 16, yamubwiye ibijyanye n'ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Yaravuze ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, kandi uyu munsi umwuka aravuga, kandi umwuka aravuga, avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Hari igihe ujya mu nsengero zimwe ukarira. Ngira igihe nkasura amatorero menshi, nkagenda gusengerayo, nkumva umwuka arantwaye, aranjyanye, afite ikintu ari bunyigisha ahantu, cyangwa ari bunkoreshe, cyangwa ari bumvugi, ari butume nkorayo, nkumva aranteruye, aranjyanye. Bimaze iminsi bimbaho. Ariko iyo ugiye muri ayo matorero nasuye arenga hafi 30, naratangaye cyane ukuntu izo nsengero zirimo abantu bavuye mu byizerwa, bafite imyuka iyobya, bafite inyigisho z'abadayimoni, ahantu batemera Yesu, ahantu batemera Bibiliya, ahantu utashobora kubona n'umuntu n'umwe ufite Bibiliya muri urwo rusengero, n'uyifite akayihisha mu gikapu cye. Ariko ukabona insengero ziruzuye, zirimo abantu ibihumbi n'ibihumbi. Umurongo wa 2, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Umurongo wa 3, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babige bashima. Ugasanga abantu bibanze ku byo kurya, ukabona abantu bagiye mu kubaka amatorero y'imihango. Rero iki ni igihe kibi cy'ubuhakanyi
bwo mu minsi imperuka n'inyigisho z'ubuyobe n'abigisha b'ubuyobe. Kandi bene abo abantu benshi barabakurikira, sinzi impamvu, ariko impamvu ndayizi, nuko Yesu nuko bava kwa Yesu bagakurubanwa na Satani akoresheje abadayimoni n'imyuka mibi na bwa buriganya bwe, akanakoresha n'iby'inda no kwifuza kw'isi, kuko hari ibyo bakurikiye aho hantu. Iyo yandikiye Timoteyo urwa kabiri igice cya 3:1-17 haravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Haravuga ngo umenya yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Bahora biga ntabwo bashobora kugira ubwo bamenya ukuri. Ngiki gihe tugezemo n'isi turimo gukirizwamo bene data, biratangaje cyane ukuntu Satani yashoboye gushyiraho sisiteme z'imyumvire n'imikorere ku buryo igihe tugezemo gisa gutyo. Ku buryo igihe gisa gutyo byaje gute? Byagiye biza gahoro gahoro, byanaje bamwe tutari twanavuka, ndetse namwe mutari mwanavuka. Ni ibintu Satani yagiye yubaka, ni inyubako nziza z'imikorere yagiye ategura kuva kera, ubu ngubu ziri mu gukora noneho. Ntabwo ari ibintu yakoze ukwezi kumwe, umwaka umwe, cyangwa imyaka 10 cyangwa 50. Ni ibintu yagiye ategura gahoro gahoro ayubaka. Biratangaje cyane ukuntu yashoboye gukoresha politike, agakoresha ubucuruzi, agakoresha ubuvuzi, agakoresha ikoranabuhanga, agakoresha imikino, imyidagaduro, agakoresha amashuri, kugeza aho inyigisho zitubahisha Imana zemerwa kwigishwa mu mashuri, zikigishwa abana bacu. Noneho ugasanga ndetse n'imikorere ijya kukoroshya inyigisho, korohereza ab'isi. Ugasanga no mu madini bene izo nyigisho zorohereza ubuzima abantu. Ugasanga isi yanashyizeho amategeko ngo nimwigishe ibya Bibiliya, iby'ivugabutumwa, iby'iyobokamana, ariko hariho ibintu mudakwiye kuvuga. Ibyo biba ari uguhahamura abantu. Oya, mubwire abantu ibintu byiza. Oya, hari ibintu mutagomba kuvuga. Kugeza aho isi ayihindura indiri ye n'ubuyobozi bwe muri buri kintu cyose cy'ubuzima bw'iyi si. Biratangaje cyane ukuntu yabishoboye. Iyo wize amateka y'itorero utangazwa cyane n'ukuntu yashoboye kuvana ubwaka, uburokore, kuzura umwuka n'impano z'Imana mu itorero. Biratangaje cyane ukuntu ijambo kurokoka, uburokore, gukizwa, kumaramaza, ukuntu yabivanye. Ndetse uramutse uzanye zaba ari nk'inyigisho, ubundi zari inyigisho z'ukuri, ariko ubu zaba ari inyigisho z'ubuyobe. N'inyigisho z'ubuyobe. Uriya yaravangiwe, uriya afite stress, uriya afite ibibazo, uriya niho ari mu gukirira ibibazo afite. Imana ijye ituba hafi
kandi be hafi abana b'Imana muri iki gihe gikomeye cyane. Tugeze aho isi Satani yayihinduye indiriye n'imikorere n'imivugire n'imyumvire, ku buryo yabyinjiyemo mu buryo bworoshye, byose arabyigomororera. Biteye ubwoba ukuntu abantu batagira Bibiliya mu rusengero. Oh my God! Aho usanga abantu ntago bakigira Bibiliya, ntibatunga Bibiliya, ntago bashaka kujyana Bibiliya mu rusengero. Yakoze ku buryo Bibiliya nyine zijya kuri internet, izo Bibiliya kandi nazo ubwazo zifite ibibazo. Ariko abantu kera wabonaga abakristo barangwa no kuba bafite Bibiliya, afite ibitabo by'itorero, afite Bibiliya, ariko kugira ngo uzabone byibuze 40-30 cyangwa se 20% by'abantu bafite Bibiliya, biratangaje cyane, biteye ubwoba ukuntu abantu batagira Bibiliya, batiga ijambo ry'Imana, bakagira ubukristo bumva buhagije budashingiye ku bumenyi bw'ijambo ry'Imana. Biratangaje ukuntu abantu bahisemo kugira ubukristo budashingiye ku bumenyi bw'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ari ryo rumuri, ari ryo jambo, ari ryo nkota yo muri uru rugendo turwanisha. Biteye ubwoba ibihe dusohoyemo, abakristo nabo bakajya mu mashyaka, bakajya bakarwana inkundura, kandi no mu bihugu byose by'isi n'ibyateye imbere ibyo bintu birahari, gusa nuko nyine babikorerwa mu buryo bwa digital, mu buryo bwa tekinoloji, mu buryo buteye imbere. Biteye ubwoba ukuntu abantu baretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bakaba basigaye bakunda ubutumwa bw'ibitangaza by'abadayimoni n'iz'ubukire no kuhabwa viza no kujya mu mahanga n'ibindi. Biteye ubwoba ko hari inyigisho abantu basigaye bumva zibaneje, inyigisho z'umusaraba, inyigisho zo gukizwa, inyigisho zo kwanga Yesu, zo gukunda Yesu bakanga Satani n'abadayimoni. Izo nyigisho abantu baraziretse, nubwo bakizikunda uzizanye waba uri umwigisha w'inzaduka. Ariko Pawulo we aravuga ati mu bagati igice cya 6:14 nasomye, haravuga awe yaravuze ati, ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wanteye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Aya ni amagambo akomeye bene data, ni amagambo y'umuntu wamaramaje. Pawulo mushya utari uwo mu Baroma igice cya 7 twabonye n'igice cya 6, cyangwa Abagalatiya igice cya 5:16, aratugira inama y'ukuntu tugomba kurwana n'umwanzi wacu ari wese. Aratugira inama z'ibintu bitatu. Ngizi inama nshaka ko tuzirikana, buri umwe wese akazigumana. Ngizi intwaro zo kurwana n'umwanzi witwa isi. Icyambere nuko uvuga nka Pawulo uti sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Icya kabiri, iby'isi bibi ukabibera nk'ubambwe, nabyo ukabibona nk'ibibambwe. Icyambere, sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo ndumva nshaka kubabwira kino, nubwo wenda birushaho gutwara iminota mikeya, ariko ndashaka kubasomera muri aka gatabo k'umugenzi. Nkeka ko muzi ko ngakunda cyane, byibuze mu cyumweru mba mfite gahunda yakwe kugasoma, kandi ngasomye inshuro nyinshi cyane, ariko numva ntagahaga. Ni nk'ijambo ry'Imana, naryo ndarirya ariko ntabwo numva amazi, numva buri gihe nshaka kurimenya no kurisobanukirwa. Ndasoma kuri paje, uhereye kuri paje ya 40,
wenda mere kuri 39, nsome imirongo mike cyane gusa, hari ibintu nshaka kubabwira bijyanye n'umusaraba. Pawulo aravuga ati sinyirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Mukristo amaze gusohora kuri uwo musaraba, wa mutwaro uhambuka ku bitugu bye, umuva mu mugongo, uragwa, uratembagara, ugera ku munwa w'imva, ugwamo, ugenda buheriheri. Maze Mukristo arishima, aranezerwa, avugana umutima unezerewe ati anduhuje umubabaro we, anzurishije urupfu rwe. Maze amara umwanya ahagaze atangara, kuko byamutangaje cyane yuko kureba uwo musaraba kwamuhambuye umutwaro we. Amen. Nicyo cyatumye agumya kuwitegereza cyane, amarira ngo bugu, nk'uko bisoma muri Zekariya igice cya 12 umurongo wa 10. Agihagaze awitegereza ararira, asangwa n'abantu batatu barabagirana. Aba bantu batatu uroye ni nabo naringambiriye. Uretse ko na kiriya cyo gutururirwa umutwaro ku musaraba nacyo nari nyigambiriye. Abo bantu batatu baramuramutsa bati amahoro abe kuri wowe. Bifite icyo bisobanuye. Umwe aramubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe. Mariko igice cya 2:5. Undi amwambura ubushwambagare bwe, amwambika indi myenda. Zekariya igice cya 3:4. Uwa gatatu amushyira ikimenyetso mu ruhanga. Abefeso igice cya 1:13. Amuha umuzingo w'igitabo uriho ikimenyetso, amutegeka kugenda awusoma ati nugera ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru uzawubahe. Ntabwo abantu bakizwa ngo bagere ku musaraba. Ntabwo abantu bakizwa ngo bagere ku musaraba. Aho ni naho ibintu bikomerera. Gera ku musaraba uraruhuka. Iyi ni korasi kera twaririmbaga mu giterane iyo twatangiraga umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Twaravuye iwacu tukagenda ibirometero 100, tukagera nko ku munsi wa 4 igicaniro cy'umwuka wera cyarafatishije. Twaririmba gera ku musaraba uraruhuka. Icyo gihe byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Abantu bari mu kugera ku musaraba, bari mu kuruhuka imitwaro. Abantu bakibonera Yesu babambye bo ubwabo. Ikintu Pawulo yirata ni kimwe gusa: umusaraba wa Yesu. Mureke mbereke abantu bagiye kuba abakozi bo mu isaha ya 11. Ni abantu birata umusaraba gusa wa Yesu. Haleluya. Ndabereka abantu bagiye kuvuga ubutumwa mu gihe giheruka. Ni abantu birata umusaraba wa Yesu gusa. Ndabibira ibanga. Reka mbibira ibanga abantu bagiye gukorana na Yesu, kwamamaza ivanjiri ku mugabane wa Amerika, US na Canada. Ni abantu birata umusaraba wa Yesu gusa. Mwari muzi abagiye kuvuga ubutumwa muri Ontario hano mu mujyi wa London, n'abantu birata umusaraba wa Yesu gusa. Abagiye kuvuga ubutumwa bw'impanda iheruka muri Amerika, muri Aziya, mu Burayi, muri Afurika, n'abantu birata umusaraba wa Yesu gusa. Yonsomye Abafilipi igice cya 3 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8, harambwira ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho ndamurusha. Mbega Pawulo yandikira Abafilipi yashaka nko kubabwira ati
niba hari undi wese wumva yuko hari ikintu afite yakwirata kitari umusaraba wa Yesu Kristo, njyeho ndamurusha, mfite ibyo nakwirata kurusha. Ni Pawulo wabyandikiraga Abafilipi. Umurongo wa 5, dore nakebwe ku munsi wa 8, nduwo mu bwoko bw'Abisirayeli, nduwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku bw'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo, guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Icyo nicyo agiye gusobanura. Nyamara ibyari indamu yanjye, biriya byose yavuze hejuru, nibyo yavugaga ko byari nk'indamu ye, byari ibyirato bye. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ku bw'umusaraba. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo. Haleluya! Ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Haleluya! Niyo mpamvu yandikira n'Abagalatiya nyine igice cya 6 umurongo wa 14 yababwiye ngo, ariko jyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wanteye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Icyatumye Pawulo yandika ibi, yari arimo gukemura ikibazo intumwa Petero intumwa Petero utagira ngo ni n'umukristo usanzwe. Pawulo icyatumye yandika bino byose, yandikira Abagalatiya, hanyuma akandikira n'Abafilipi, n'izindi nzandiko nk'Abaroma n'Abikorinto. Iyo usomye ibice 10 ukareba ibyo yabandikiraga, yari ari mu gukemura ikibazo intumwa Petero yari yateje mu itorero. Yari yateje mu itorero, aho Pawulo yavuze ubutumwa hose, nawe ahanyura atezamo ikibazo, akwirakwiza ko Abayuda badakwiriye gusangira no gukora fellowship, gusabana n'abanyamahanga, kubera ko ngo ntibakebwe kereka uwakebwe gusa. Noneho bagahatira bakanigisha inyigisho aho kugira ngo yigisha inyigisho z'umusaraba, akinyigisha inyigisho z'imihango yo gukebwa y'Abayuda. Petero yari afite ikibazo cyo kwironda n'ivangura ry'amoko rishingiye ku gukebwa kw'Abayuda. Uyu Petero ntabwo ari ahangaha, ntabwo ari iki kibazo yateje mu matorero 7 gusa, ahubwo uyu Petero ni wa wundi Imana yatumye kwa Koroneliyo, umutware w'abasirikare b'Abaroma, akanga kuko ngo ari umunyamahanga. Wabisoma mu byakozwe n'igice cya 10 wabibona, cyangwa se muranabizi. Ikamubonekera inshuro nyinshi, kamwemeza kujyayo, yanga ngo ntabwo ajyayo. Ariko nyuma abonye ko yaje kujyayo, birumvikana nk'uko mwabisoma, ariko nyuma abonye ko n'abanyamahanga bahabwa umwuka wera, Iko yarazi yuko umwuka wera ari uw'abantu bamwe, aribo Bisirayeli, aribo isezerano ririho, abanyamahanga oya. Ahubwo aravuga ati, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Gukiranuka kutavuye ku mirimo cyangwa ku mirimo itegetswe n'amategeko cyangwa imihango yashyizweho, byose byarangiriye ku musaraba, byarangijwe n'umusaraba. Nicyo Pawulo niyo cyatumaga Pawulo yirata umusaraba ati,
ntabwo nkirata ibyo by'ubwisirayeli, ntabwo nkirata ibyo by'imihango yo gukebwa cyangwa kudakebwa, kuko byose Yesu Kristo yabirangirije ku musaraba. Haleluya! gukizwa n'ubuntu, ubuntu bwonyine, bitavuye ku mirimo cyangwa ikindi cyose wakora kugira ngo ugirirwe ubuntu n'Imana. Ibyo tubibonera gusa muri Yesu Kristo. So kugera ku musaraba rero ukabambwa, hariya twavugaga kwirata umusaraba, ntiwirata ikindi cyose, kuko nta kindi kintu gishobora kuguha gukiranuka geretse umusaraba wa Yesu Kristo. Kuko Pawulo yerekanye ibintu umuntu yakirata, kandi koko ab'isi n'iyi si irabyirata. nongera se mbisubiramo, nta mpamvu yo kubisubiramo. Ibintu Pawulo yagaragaje ati dore ibintu abantu birata, birata ibi, birata ibi, birata ibi, bakirata ibi, bakirata ibi. Ariko ibi ngibi jyewe nabibonye nk'igihombo, ndetse bibona nk'amate, kugira ngo ndusheho kuronka Kristo. Haleluya! Yesu Kristo ashimwe. Yesu Kristo ashimwe. Yesu Kristo ashimwe. Yesu Kristo ashimwe. Yesu Kristo ashimwe ku byo yakoze. Yesu Kristo ashimwe. Haleluya. Haleluya. Njye nahitamo Yesu Kristo kumurutisha ibindi byose. Haleluya. Haleluya. Iyo utari wagera ku musaraba, ntabwo wamenya ikimwaro cy'umusaraba, ikimwaro twagiriye ku musaraba tubonye Yesu awubambweho ku bwacu. Abantu bafite ibindi birata ni abatigeze bagira ikimwaro cyo ku musaraba. Abantu bakiruka inyuma y'iby'isi, n'abatigeze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu Kristo iyo abonye twiruka ku by'isi n'ab'isi, aratangara cyane, arayoberwa, ese uyu muntu namubambiwe ku musaraba, uyu muntu koko afite ikimenyetso cy'umusaraba, uyu muntu utirata umusaraba akaba yirata ibindi byose. Njya mbona cyangwa numva abantu bapfa amafaranga, amasambu, ibibanza, ibyubahiro, akazi, cyangwa ugasanga ngo bapfuye ko uyu muntu yiyemeye ku yundi, ariko abandi bakirata imiryango baturukamo, amoko y'ibisekuru byabo, cyangwa ibihugu baturutsemo cyangwa bari barahungiyemo. Ugasanga abantu birata abakomeye, ukumva niba aziranye na kanaka ubwo ngubwo arakomeye. Ariko ahangaha ni ugutamenya icy'ingenzi, kwirata umusaraba. Umuntu akazamura intugu nko ndi mwiza, nzi ubwenge, narize, ndakize, mfite inzu nziza, mfite amamodoka. Hariho n'abirata impano ngo z'umwuka, kandi ntibazi uwazibahaye, n'uburyo bakomeye, n'uburyo bakorera Imana, n'uburyo bakoreye Imana. Ukaba wakwibaza niba barageze ku musaraba bakahasiga ubwo bushwambagare abantu birata. Iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Jambo isi Pawulo arimo gukoresha hano ni ibintu byo kurwana, birwanya Imana, ni ibintu byo kurwanya n'ibirwanya Imana, ni ibintu birwanya Imana, ni ibintu bigize isi n'ibiri mu isi birwanya Imana n'umusaraba wa Yesu. Ni sisiteme, n'ibyo ab'isi baha agaciro, bahindutse,
byabahindukiye amahame atwara ubuzima bwabo, bitandukanye n'imibereho ikwiriye abana b'Imana. Kuba ubambwe ku by'isi nabyo bikaba nk'ibibambwe, nuko wumva mu by'ukuri ubizinutswe, ukumva ntabwo bigiye kukuyobora. Ni ukuba muri opozisiyo ku byo ab'isi bafata nk'iby'ingenzi kandi by'agaciro bidahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Kubambwa ku musaraba, isi igomba kukubona nk'ikivume. Ubundi kubambwa ku musaraba byari kuba ikivume, ni ukwemera kuba ikivume. Yohana igice cya 15 umurongo wa 18, 19 haravuga ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi babakunze, ab'isi bari kubakunda iyo muba ab'isi, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Njye nahitamo gukundwa na Yesu n'abana b'Imana dufatanyije urugendo, ariko nkangwa n'isi. Niba uteganya gukundwa n'isi urambabaje cyane, kuko naba nshushanyijwe na Kristo nanzwe n'isi. Nubona ab'isi bagukunze uzagira ubwoba. Kubera iki? Ab'isi bashobora kugukunda cyangwa kutagukunda. Igisubizo cya kimwe muri ibi gitanze ukuri kw'ibintu. Bazagukunda kuko utababwiza ukuri, kuko udakabya uburokore, kuko udakabya, kuko utavanguka cyane ngo witandukanye nabo mu bikorwa byabo n'imyumvire yabo n'ubuzima bwabo. Bazagukunda kuko wifatanya nabo mu mvugo zabo, mu bikorwa byabo, mu myumvire yabo. Ntubabangamiye, nta kibazo ubateje. Yesu ati iyo muba ab'isi baba babakunze. Ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gitumye ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba barandenganyije namwe bazabarenganya. Ushaka amahoro muri iyi si ntiwajya mu by'Imana, kuko nujya mu by'Imana Satani n'isi bizakwanga. Ndetse ukwiye kwitegura guhomba iby'isi ku bwa Kristo kugeza no ku rwego rwo kubura ubuzima bwawe, kuko udashobora gukunda isi nijoro. Matayo yaranditse ngo mu gice cya 6:24 ngo ntimukunde iby'isi. Ntawukeza abami babiri, kuko wakwanga umwe ugakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimukeze abami babiri. Ntawukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntiwakunda Imana kandi ngo ukunde n'iby'isi, ntibishoboka. Gukunda iby'isi ni ukugira imibereho y'ab'isi, kuvuga nkabo, kurya nkabo, kwambara nkabo, kunywa nkabo. Ntabwo waba uw'ijuru hanyuma ngo urebe za filimi z'isi, imikino n'imyidagaduro by'isi, ngo ube ugifite ibiganiro nk'iby'ab'isi, ube mu miryango n'amashyirahamwe by'ab'isi, uvuge ngo nkunda Imana, cyangwa se ngo inshuti zawe zibe ari iz'ab'isi. Hari umugani uvuga ngo mbwira abo mugendana ndakubwira uwo uri we. Ntabwo ndi kuvuga ngo ntiwegere abadakijijwe, oya, ntabwo aricyo ndimo kuvuga. Ahubwo ni ukutifatanya nabo mu mibereho yabo no mu bikorwa byabo. Yesaya igice cya 52 umurongo wa 11 haravuga ngo
nimugende musohoke, ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka, murajye mwiyeza. Bana b'Imana, mureke tuve muri Babuloni, kandi tureke dutandukane n'isi. Hari abantu batanywaga inzoga bataragera mu Burayi cyangwa mu bihugu biteye imbere, ariko kuko isi yaho inywa inzoga ugasanga za wayine barazimira bunguri, ugasanga ntibanywaga itabi ariko mariwana barazimira bunguri, n'ibindi. Yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka, bakora umurimo w'Imana, bitirirwa izina ry'Imana, nimuve muri Babuloni. Mu mahanga murimo ntimuzagire ubwoba, ntimuzavugire ubwoba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzavayo mwihuta, kandi ntimuzagende nk'abahunga, kuko Uwiteka azajya imbere yanyu. Imana ya Isirayeli niyo izabashorera. Ndabizi ushobora kwibaza cyangwa ukanyataka ukambaza niba ab'Imana batandukanye n'ab'isi. Ab'Imana batandukanye n'ab'isi, nibyo. Aho dutandukaniye ni uko dufite ibyo twirata bitandukanye, kandi uwo twizeye n'uwo twakurikiye atandukanye n'umuyobozi w'ab'isi. Rero ndabasaba, nanjye nisaba, ndababwira, nanjye nibwira ngo nimureke twitegure kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, twibuka yuko isi atari iwacu, hano mu isi si iwacu. Niyo mpamvu ntacyo mu isi tuzajyana mu ijuru, kuko ibya hano mu isi bizasigara mu isi, ntizasigarana n'iyi si. Mureke twirate umusaraba, kandi tubone iby'isi n'isi nk'ibibambwe, kandi nayo itubone nk'ababambanywe na Kristo. Haleluya! Ishimwe n'icyubahiro bibe ibyawe. Niba unejejwe n'inyigisho kandi ukaba wayishimye, wayisangira n'abandi, kandi Imana iguha umugisha. Muhabwe umugisha, kandi Imana ibe igisubizo cy'ubuzima bwanyu n'ibyo mwifuza byose muri iyi si. Yesu niwe uhaza kwifuza kwacu, niwe twirata umusaraba. Ibindi byose twabibonye nk'igihombo. Icyubahiro n'ishimwe bibe ibyawe. Haleluya!